Ndagusubije wowe ufunguye ino video. Muri iyi video tugiye kurebera hamwe abanyeshuri 11 batsinze. Turarebera hamwe ibigo bigaho, gusa ikiraza gutangaza nuko usanga ibyo bigo ari byo n'ubundi bikunze gutsindisha abanyeshuri ku rugero ruhambaye. Turareba ngo ni ibihe. Ikindi kiraza gutangaza nuko uraza gusanga ko umwana wabaye wa mbere yagize amanota 99 n'ibice 4. Ni ukuvuga ko yaburaga gusa ibice 6 ngo yuzuze ikizamini cya leta. Ikindi turaza kurebaho ni uburyo bagiye babara amanota. Nk'uko mubireba kuri screen urabona yuko kuva ku manota 80 kugera ku manota 100 nibo bana bari mu cyiciro twakwita excellent, cyangwa se mu kinyarwanda cyitwa icyiciro cy'indashyikirwa. Ubwo ni ukuvuga yuko abo bana baba batsinze ku rwego ruhambaye. Gusa iyo bageze mu rwego rwo guhemba ku bana babaye abambere mu gihugu, abo bana bo abari abana batsinze ku rugero ruhambaye ugereranyije na bagenzi babo baba barakoze icyo kizamini cya leta. Reka rero turebere hamwe abanyeshuri 11 batsinze ikizamini cya leta kurusha abandi, turebera aho bize, turebe n'amanota bagize. Duhereye ku mwanya wa mbere turahasanga umwana witwa Arakaza Neo. Niwe mwana wabaye wa mbere mu gihugu, afite amanota 99 n'ibice 4. Gusa nk'uko mubireba kuri screen ntago yabashije kwitabira umuhango wo guhemba abanyeshuri bahize abandi mu gihugu. Igihembo cyashyikirijwe umuyobozi mukuru w'ikigo yigaho. Ku mwanya wa kabiri turahasanga Impano Preve Gloria. Uyu munyeshuri yigaga ku kigo cyitwa Excellent Academic School i Bugesera. Ku mwanya wa gatatu turahasanga Ihirwe Kanimba Honete, wigaga ku kigo cyitwa New Vision Primary School. Ku mwanya wa kane turahasanga uwitwa Duhirwe. Ku mwanya wa gatanu turahasanga uwitwa Nsengiyumva Holiness. Ku mwanya wa gatandatu turahasanga uwitwa Ashimwe Keza. Ikindi mugomba kumenya nuko mu bakoze ibizamini bya leta byose intara y'Uburasirazuba ariyo yatsindishije abanyeshuri benshi kurusha izindi ntara ndetse n'umujyi wa Kigali ubariwemo. Ikindi abanyeshuri cyangwa se ababyeyi bose bamaze iminsi bibaza ndetse bibajije guhera igihe amanota yasohokeye, ni uburyo bwagiye bukoreshwa kugira ngo bohereze abanyeshuri mu bigo bya boarding school. Gusa ahangaha icyo ukwiye kumenya ni kimwe, nuko ibigo bya boarding school nk'uko Minisitiri w'uburezi yabivuze ni bikeya, dore ko 7% mu banyeshuri bose bakoze ikizamini cya leta ari bo bonyine babonye boarding school. Ibi ntibivuze yuko abandi batsinzwe, ahubwo nuko ibigo bya boarding school ari bike kurusha ibigo bya day school, cyangwa bimwe abantu bakunze kwita 9, cyangwa se bimwe abanyeshuri biga bataha mu ngo. Rero ntibivuze yuko abanyeshuri bize bataha cyangwa se abanyeshuri bagiye kuzajya biga bataha, abo bahaye kwiga bataha ari uko batsinzwe. Oya, iki kintu gikosoke, kuko nk'uko twabibonye kuri riya mbonera hamwe igaragaza uburyo imitsindire imeze, hariho abanyeshuri bari mu cyiciro cy'indashyikirwa ariko ukaza gusanga bahawe kuzajya biga bataha. Ibyo rero ntibivuze yuko ari uko batatsinze, ahubwo nuko imyanya yo muri boarding school yabaye mike ugereranyije n'abanyeshuri benshi batsinze. Ibyo ngibyo birasubiza ikibazo abantu bari bamaze iminsi bibaza bavuga bati ese kujya muri boarding school ubwo utagiye muri boarding school nuko atatsinze? Oya, kuko nk'uko mwabibonye uko amanota yagiye asohoka, abanyeshuri bafite pass, ibyo byose bishatse kuvuga ko uwo munyeshuri yatsinze kandi yahawe aho agomba kujya kwiga. Murakoze kudukurikira, mukore subscribe.